Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro urwego rumaze kugera ku mwanya wa kabiri mu kwinjiriza u Rwanda amadovize menshi. Mu mwaka wa 2012 rwinjirije igihugu amadolari agera kuri miliyoni 136, intego ikaba kugera kuri miliyoni 400 z'amadolari mu mwaka wa 2017. Amadovize akomoka ku mabuye y'agaciro azikuba nibura gatatu upimiye ku kigereranyo cy'umwaka wa 2012, kandi umusaruro woherezwa ku isoko mpuzamahanga uzongererwa agaciro. Amabuye y'agaciro acukurwa mu Rwanda yiganjemo gasegereti, wolfram, colta ndetse na zahabu. Kuva mu mwaka wa 2008 kugera mu wa 2012 usanga umusaruro uva ku mabuye y'agaciro mu Rwanda urazamutseho 44%. Umusaruro w'amabuye y'agaciro uva ku kazi kaba kakozwe n'abantu batinyuka bakamara igihe kinini mu nda y'isi. Nk'aha turi hejuru usubira ku butaka hari metero zigera ku 100, naho usubiye ku muryango w'iki kirombe ubutambike harimo metero zigera kuri 300. Amabuye Vestine umaze imyaka 19 mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda avuga ko nawe abona leta yarashyize ingufu muri uru rwego, akabibonamo amahirwe agomba kubyaza umusaruro. Narengeze kuri toni 54 ndongera mbona toni 32 ku wundi mwaka. Ubu ndumva mfite gahunda yo kuzagera byibuze nkagara muri toni 100 ku mwaka. Kandi indi gahunda mfite hano mafite abakozi bagera ku 100, numva mfite gahunda yo kuzatanga imirimo cyane mu rubyiruko rw'abasore, byibuze nkagira abakozi 200. Kuri ubu urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda ruha akazi abantu bagera ku 33, ariko ngo intego nuko muri 2017 urwego rwaba rutanga akazi ku bantu bagera ku 60,000. Abakora muri uru rwego bakemeza ko rutanga imibereho. Bazemo imyaka 12 ko naje mu bucukuzi, mbona harimo imibereho, ndakora mbona ndimo kwiteza imbere. Niba naguze ikibanza ndubaka, ndashaka nkuri inkwano muri aka kazi, basha kurihira abana mituweli n'umudamu, basha gutunga urugo, ndanoroye mfite inka, nabasha no kurama akamoto ko kugendaho. Maze imyaka 4 nkora muri aka kazi. Nk'ubu naje muri aka kazi ndi umusore, ubwo ndakora mbasha kubona aho ngura ikibanza, ndubaka, maje kubaka, yemwe mbasha no kubona inkwano. Abakora umwuga wo gucukura amabuye y'agaciro bavuga ko gukora umwuga bisaba kuwugiramo ubumenyi. Nko muri aka gace bahisemo kuhibanda kuko ngo bahabonye ibimenyetso by'ahantu haba hari wolfram. Iyo bahabonye ibyo bimenyetso barahibanda, byashaka bikabafata iminsi kugeza igihe bageze kuri uwo musaruro nk'uwo tubona hano babonye nyuma yo kumara amasaha atari munsi ya 6 bashakisha. Kugira ngo uwo musaruro uboneke bikenera ibikoresho n'uburyo bw'imicukurire. Aha usanga hari n'igikeneye gukorwa kuko 60% by'umusaruro w'amabuye y'agaciro mu Rwanda biriya bakoresha uburyo busanzwe bwa kera bushaje byo kudondanga, bakirirwa donda ibuye, kazana amabavu, inzara zikavamo. Tugomba rero icyo kibazo kugikemura. Turaza kugikemura dushakisha uburyo bwiyongereye twageza ku baturage kugira ngo bashobore gukora byinshi nabo byabagirira inyungu. Kuri ubu mu Rwanda habarurwa ahantu hasaga 600 hacukurwa hakanashakashakwa amabuye y'agaciro. Aho hantu hakaba hakorerwa na sosiyete zicukura amabuye y'agaciro zigera kuri 426. Kugira ngo tugere ku ntego guverinoma yihaye, tugiye gushyira imbaraga ku bintu bibiri. Icya mbere ni ishoramari, icya kabiri ni uguhindura no kuvugurura imikorere. Ku bijyanye n'ishoramari hari za sosiyete zisanzwe zikorera mu Rwanda na za koperative. Izo turakorana nazo kugira ngo zongere ishoramari mu byo zikora, kuko burya ibintu byo gucukura amabuye y'agaciro no kuyatunganya bikenera amafaranga. Icya kabiri nuko hari za mine zimwe na zimwe zitakoreshwaga nk'uko bikwiye. Izo ngizo tugiye guhamagara abashoramari
hirya no hino yaba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bafite ubushake n'ubushobozi bwo gucukura izo mine, noneho bapiganirwe mu masoko ya leta, bahabwe izo mine, bahabwe impushya zo kuzicukura. Ibyo turumva bigiye kudufasha kurushaho kunoza ngo twerekeze kuri iyo ntego. Nanone iyo urebye imibare usanga 60% by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bukorwa mu buryo buciriritse cyangwa twakwita mu buryo bwa gakondo, niko navuga. Ese mubona iyo bidashobora kuba imbogamizi yabangamira ya ntego ihari yo kugera ku musaruro ukubye gatatu? Ibyo byo ni ikintu kigomba gushyirwaho imbaraga. Twebwe ubwacu na cyane cyane abafatanyabikorwa bacu aribo abacukuzi, sosiyete na koperative zicukura, ngo tuvugurure imicukurire. Hari za mine zimwe tugicukura nk'uko zacukurwaga mu myaka myinshi ishize. Ibyo ntabwo byakomeza, kuko aho tugeze kuri uyu munsi, uretse muri za mine nshya ahanini zivumbuka mu burasirazuba bw'igihugu, ariko urebye nko mu gihugu hagati no mu burengerazuba bw'igihugu, mine zigeze byibuze mu myaka 20 cyangwa se 10. Aho rero amabuye yoroshye gucukura uba wayarenze, uba utangiye ku mabuye kugera ku mabuye ari kure. Kuyageraho rero kugira ngo yacukure birasaba ishoramari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, birasaba yuko uhacukura uhindura imicukurire, no kuzanamo ibikoresho no gutegura indani kumwe tuzita cyangwa se tunnels cyangwa se imyobo za open pit, bigacukurwa neza. Ibyo rero no kuvuga ngo turagomba kubihindura. Nta kindi dufite, nta rwitwazo dushobora rwo kugira gukomeza gucukura mine ku buryo butanoze. Nanone kugeza umusaruro w'amabuye y'agaciro uvuye mu Rwanda ku isoko mpuzamahanga, hari igihe byagiye bikunda kuba ikibazo bitewe n'abashinjaga u Rwanda ko rwaba rwohereza hanze amabuye avuye muri Kongo. Ese ubu bwo noneho bihagaze gute? Ni ikibazo koko cyabayeho. Navuga ko inkomoko y'icyo kibazo ahanini yatewe n'itangazamakuru ryo mu myaka yashize, itangazamakuru mpuzamahanga muri gahunda zitandukanye, ahanini zo guharabika u Rwanda, kuvuga ngo u Rwanda nta mabuye rugira, rusahura ay'abandi. Ibyo rero bigenda bijya mu matwi y'abantu hirya no hino ku isi, bisa nkaho byemejwe, ariko ntabwo twabyihanganira. Mbere na mbere icyo dukora ni ukuvuga ngo amabuye u Rwanda rurayafite, icyo ni kimwe, tukayacukura. Noneho uretse no kuyacukura, tuyacukure neza, dushyireho ingamba na system yerekana ngo tuyacukura neza, kandi umuguzi waturuka mu Bushinwa, waturuka mu Burayi cyangwa muri Amerika, ibyo yifuza gusanga kuri mine u Rwanda rwo rurabyujuje. Mbese tuneze abaguzi bo hirya no hino ku isi. Ikindi ni ukuvuga ngo nimuze musura u Rwanda mu rurebe, mubone ko nirwo rucukura, nirwo rutunganya amabuye rwohereza hanze. Mwagiye mubyumva mu manama atandukanye n'indi miryango iganirwamo ibyo bibazo, u Rwanda rukomeje kugenda rujyamo kugira ngo rugaragaze koko amabuye rurayafite, rurayatunganya, kandi rufite na gahunda yo gukomeza kuyongera. Hatazagira utungurwa yuko twageze kuri ya ntego mwavugaga yo gukuba gatatu ngo agire ngo nahandi yaturutse. Ni mu Rwanda zaba yaturutse, ahubwo ni kubera imbaraga abanyarwanda bari gushyira muri ibyo bikorwa. So ubwo nanababwira ko nitwe dufite system y'ibyitwa traceability, mbese kugaragaza inkomoko n'inzira amabuye acamo guturuka kuri mine kugera yasohoka hanze y'igihugu. Tunafite system yitwa certification, ni ukuvuga ngo mine igahabwa icyangombwa, n'amabuye mu gusohoka mu gihugu agahabwa icyangombwa cyerekana ko yujuje ibigenderwaho muri aka karere k'ibiyaga bigari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro.